ariko njya gufungwa nafunzwe n'ubwa mbere ngiye mu rukundo yego nari mfite umufiance dukundana numva n'undi muntu wanandukanya nawe yego usibye n'abandi bantu bavuga ngo wanandukanya nawe n'ababyeyi banje y'ababyeyi cyangwa ababyeyi biwe numva gace cyadutandukanye yego nari mfite urukundo nawe rwamaze nka Shake na Rose rurenze Shake na Rose ko rwara amateka Nyamirambo yose baratuzi Mima yose baratuzi umuntu twakundanaga biteye ubwoba n'umuntu twakundanaga ku buryo ranjye niyumvishaga ko dushaka no gutandukana yego mbo narafunzwe njyana urukundo numva umukobwa agihari ndi na brigade nagera muri gereza nkuru kuko agunya kunyitaho kanzanira ibyo kurya kaza kansuza umeze ute ngavuga ati uyu niwe mugore wanje wahazaza yego ndafungwa ndetse ngwa n'uburoko numva umukobwa agihari ariko aho nsohokeye naraje turakomezanya yego gusa sinzi ukuntu abakobwa hari bameze abakobwa umuntu wavuze ngo ni nka tap and go hari mbona ngiye kunjye tarabeshye ukozaho n'undi agakoza akagenda cyane ko nimba nkora ibitangaza kano kanya byanjye ku mukobwa mbikoraho ntibazakubeshye nakuva imande akakuva imande nibura nk'amezi 2 hari undi muntu uzakora ibirenze ibyo we wamukoreraga yego kandi kwibagirwa kw'abakobwa ntabwo bitwara ibyumweru birenze 2 nabyo ni byinshi ahari ndumva naba nkabishe gusa ngiye bitewe n'uko twakundanaga nabonaga ari umuntu utazibagirwa nyine birenze ibintu nagiye mukorera yego kuko tuvuge nimba narakoraga ikiyedi akabura telefone nta munsi wacagaho namugure telefone kandi deja iwacu twaburaye nta nkweto nzima mfite yego petit frère afite ibibazo byinshi inzu utishyuye ariko nkita ku mukobwa ariko ntibyamubujije kuba yansega deja kunsigamo kwiwe yaragiye mera nk'umuntu uhungabanye depression ndayigira yego ariko cyo nkubwiye cyo ku urukundo ni ikintu bisaba kugira ngo ururabo iyo rwuhiriye rumera neza yego ariko n'amazi ahari ruruma yego niko byo nago rero yes dusuje abakurikiye Moze Max Empire tubaha ikaze amajyepfo amajyaruguru dushimira abakoze subscribe badukurikirana buri munsi batwereka ko badushyikiye mu byo dukora byose tukaba turi kumwe n'umutumirwa imbere ya Moze Max Empire ibwira abakurikiye Moze Max Empire murakoze nitwa Muyenzi Jean Claude yego ariko nkaba mfite akazina nkoresha ku rubyiruko rw'iki gihe bavuga ngo nakubustari yego undi nitwa Chris bakwita Chris akenshi bakunda kuvuga ngo ni Chriso Chris Chris yego tukaba turi kumwe mu kiganiro nawe hano kuri Moze Max Empire ndagira ngo uganiriza abajene uganiriza urubyiruko ubundi nkawe ubuzima bwagereza yego ni nk'iki ku buzima bwawe byasobanuye iki ku buzima bwawe ni iki nyine byakwigishije ni n'iki wubatse muri ubwo buzima yego hanini njyewe yego iyo ngiye kuvuga ku buzima bwa gereza bitewe n'uko nabubonye cyangwa n'uko nabwakiriye yego numva bindenze kuko ntahuriye n'ibintu bikomeye cyane yego ariko ibyo bintu bikomeye bikaba byarambereye nk'intambwe y'ubuzima yego bitandukanye ngiye nk'uko nshaka kubivuga n'uko numva abandi babivuga kuko ngiye byambereye ibintu byankomereye mu buzima bituma hano hanze binyorohera kuba nabaho yego ikintu cyo nabwira nk'urungano cyangwa se abantu generation turi mu rugero rumwe yego nuko gereza atari ikintu buri wese yakumva ngo arisanga ko gereza ni ikintu kikwangiriza ubuzima mbese iyo usohotse gereza ubundi nibwo ubona ko ibintu byahindutse uhita ubona ko isi yagusize mbese wanasigaye yego no mu mutwe wawe ubona utari wa muntu usa nk'abandi nicyo kintu cya mbere cyabanje kwibonamo muri njyewe mbona ko gereza ari ikindi kintu cyihariye yego hari ikintu njya numva mu rubyiruko rw'iki gihe baza bavuga ngo mani ngo gereza ngo nabirenze ngo gereza ngo ni nk'ahantu nk'ahandi ngo gereza ngo ni ibintu ngo byoroshye yego nshuti yanjye ibintu nshaka kubwira njyewe nshaka kubwira gereza ukumva gereza iyo ari yo yes ari nabyo n'ubu ngubu turimo kano kanya yego gereza ni ikintu njye nahuye nacyo
kirandemerera sinzi kwera ko wowe wabyakira ko nabyakira nafunzwe mbana na Jay Polly yego ubana na Jay Polly Jay Polly utari ufite ikintu abuze muri gereza yego Jay Polly utari ufite ikintu ahangayikiye muri gereza uko nabyita Jay Polly ashaka gutuma inkoko kwa nyina bakayituma Jay Polly ashaka gutuma kawunga kayituma yego uwo ni Jay Polly nge nagiye mbona twabanaga mu gihodi kimwe gereza rero ngewe ukuntu nge nayibonye n'urundi rwego yego yes wafunzwe uba mu gihodi kimwe na Jay Polly umuraperi twemera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitoye n'ibikorwa bye yakoze na haso yakubise so ndavuga wenda wamaze igihe kingana iki gereza ubundi gereza nari nkatiye 30 jours undi bavuga ko 30 jours ari muri muna wa Burundi yego ariko nayimazemo umwaka n'amezi 2 wayimazemo umwaka n'amezi 2 yego mu byukuri iyo niyo 30 jours yanjye nakoze yego n'urugendo rwari rutoroshye byari muri covid impamvu nayimazeho ayo mezi nuko tutaburanaga kuko twari turi benshi yego twari turi benshi kandi kuburana bigoye yego bituma rero nkubitamo uwo mwaka n'amezi agera muri 2 ariko cyo mwubwira cyo nahuriyemo n'ubuzima bukakaye kandi bugoye kandi cyo nakubwira cyo gereza ngewe uko nge mbibona sikumwe mu bibona watinze kwiyakira muri make natinze kwiyakira kandi aho niyakiriye nta muntu umenyera kabi yego kuko umuntu uzakubeshya ngo amenyereye gereza z'abakubeshya gereza ni ikintu umuntu atamenyera yego nago waba ubwiriwe ngo uvuge ngo uraburaye uvuge ngo warimenyereye kubara no kubwirirwa ni ibintu byo mbona ari nko kubeshya yego gereza kandi tuve kugerezaho gatoya gereza ni ikintu bisubiremo ni ikintu kiri tafu yego kuko gereza ngewe uko nayibayemo ukuntu nabibonye ni ikintu cyanyeretse ko ahubwo aho kugira ngo ugororoke ushobora kuba wagoramo urugero yego tuvuge bamfungiye kuba nibaga inkoko nkaterura ibiryo ngacunga umuntu ku jisho ngo namutwara gaze ngacunga umuntu ku jisho ngo namwitwara imyenda nkayanura yego ninjya muri gereza nzahura na wa muntu wica umuntu kugira ngo abone uko abaho nzahura na wa muntu ucukura inzu kugira ngo abone uko abaho cyangwa se yibi nzahura na wa muntu wamenyereye gutera za gatarina uwo muntu niduhura azangisha ibindi experience we afite mu kwiba nanjye kwa kundi kwanje mu kwiba inkoko no kwiba imyenda nsange ni ibintu biri hasi ambwira ati se gute wiba inkoko gute wiba imyenda kandi dufite ubwo twakwibamo nzahura na wa muntu uzi kwibisha ikoranabuhanga bya telefone cyangwa internet anyishe kuntu biba gereza iguhindura uri wo guhinduka yego gereza ntabwo iguhindura kuko uri umuntu ari wese ngo yahindura no gereza iguhabamo gusenga yego gereza habamo imyidagaduro yego nimba wakinaga football agunya kuyikina nimba wakinaga basketball agunya kuyikina gereza habamo ibintu bigiye bitandukanye yego ariko nimba muri weho wifitemo kuba uri igisambo bizagukomeza kuba uri igisambo gikomeye cyane yego ko nimura nawe waribaga ibintu birenze ibyanjye nanyisha mu buryo mubyibamo gereza rero ngewe ikintu baba bavugamo ngo guhinduka hahinduka wakagombye guhinduka ntago hahinduka umuntu n'ubundi udafite gahunda guzahinduka yes gereza nge mbona ari ikintu nabwira ku rubyiruko none se nkawe nko umuririmbyi wenda muri worship team sibyo nk'urugendo tuvuga urugendo hari urugendo wafunzwemo hari urugendo noneho urusa nkaho wakoreraga Imana uri umuririmbyi uba mu rusengero ubundi wabyakiriye gute wumva ko ugiye gufungwa wabyakiriye gute wumvaga Imana yakuretse wumvaga iguhanye wumvaga ari iki kigiye gutuma jewe musubije icyo kintu bazumbajije urasa nkaho urashe arangiye aho hambabazaga gereza bakimara kumfunga numvishe nkaho nta Mana ibaho yego numvishe nkaho ibyo bavuga ngo abasenga ngo Imana ngo irahari ngo izaza ngo idutwara abayo ngo Imana ngo niyige na byose byose nabyemeraga yego ariko nyuma mu mazeyo nk'amezi nk'icyenda cyangwa 8 kwitaho nyuma y'amezi ayo yose 8 kugira mfunguye nagiye mbona Imana
kuko mbona imana noneho nyakuri uretse ya mana biri bavuga ngiye mbona imana yanjye iruta izindi mana bavuga bo ubwabo kuko narafunga ndavuga ati se ko ndi kurengana ko byavuga ngo bansanganye ngo ibyo biyobyabwenge banyekaho ko atayanjye babisanganye cyane n'ibyo mfite n'ibyo nsanzwe nkora gute bavuga ko ngomba gufungwa kandi ndi kurengana yego nicara ntekereza ukuntu bavuga ngo imana ibaho imana ibaho n'indengadura insohore mvuga ati se ubundi imana niyo yamfunze ko nafunzwe n'abantu afunzwe n'imana abantu bavuga imana ngiye mbona basa nkaho bari kutubeshya nanjye bitandukanye n'imana nishyira kure n'imana avuga ati ibi ngibi nibibaho ariko byo nakubwiye muri gereza abantu batandukanye haba abantu basenga haba abantu bibisambo haba abicanyi habamo abantu bakuru byose bigiye bitandukanye haba abanyabwenge haba abaswa haba abantu batiza abantu bize cyane bafite za kaminuza mbese harimo ingeri zose yego ko nagiye nindamo iminsi myinshi nibwo nagiye mbona ko hari imana hari byinshi yagiye indinda yego nibwo nagiye mbona ko hari imana hari ibintu byinshi shaka kunyereka mu maso yanjye cyangwa muri future yanjye yego nibwo nagiye mbona ko hari nabaye umugabo kuko ndibuka njya gufungwa mbere yuko mfungwa nagane mvuga ati se ubundi umugabo ni iki yego ubundi se umugabo kwitwa umugabo wayi kwitwa umugabo mwumva kwitwa umugabo ni ibintu nyine niyumvisha ariko gereza yanyeretse umugabo icyo ari cyo ni weweho wiburanira ni weweho umenyera akantu kose wagiye ucamo urimenya nimba ari ugupfa cyangwa ari ugukira ko gereza bagenge nyifata nko gupfa ko gereza ndibukanye ninjira muri gereza hari umwafande wavuze ijambo ryatumye numva n'ubu ngubu riracyandimo njya nitekerezaho yaravuze ngo umuntu winjiye muri ino nzu abarutwa n'imbwa iri hanze abarutwa n'imbwa iri hanze wigaragambye gato isasu riragucamo mwisaze gato ngo wariye nabi cyangwa se ngo wariye ibiryo igifu cyawe kidashaka urakubitwa ni ukuvuga ngo gereza ngewe uko nayibonye kundi kuntu yego gusa ikugira umugabo uri strong yego gusa ikugira umuntu n'isose tutabasha kujyana n'abandi nuko bwa mbere ngewe narafungwa nari mfunze umutwe umbwira akajambo gato wanuka ngo nkwaye urushyi n'ishoti n'umugeri ariko maze kuva muri gereza byabaye balance ntago nibabazwa nuko wamvuze nabi sinyabazwa nuko ngo wanyibye urukweto cyangwa wanyibye iby'umwenda nuko nzi ko ibintu byose muri biraba harabivuga ndumva muri rusi ndumva havugamo ukuntu ngo byose twiruka inyuma bimeze nk'umuyaga rero gereza nayivuyemo mbona ko byose bigomba kubaho mbona ko byose nyine mbifite muri njyewe yaba ibyo nataye ibyo simba ibarago ndeba imbere yanjye heza gereza ikintu njyewe navugaho kuko nari mfite gahunda yo guhinduka muri njyewe yangiza umuntu ukomeye ingira umuntu ugomba kubaho ugomba gustragulinga mu buzima buri hano hanze ingira umuntu ugomba kuba umuntu w'umupapa nahoze nifuza yego niko nabyumva okay nyine urabona urugendo rwa gereza tuvuge ugiye muri gereza usize fiance wawe hanze usize urukundo rwawe hanze sibyo urukundo rwawe mwabanaga mukabana mu rusengero ukarubona ariko ubwo ibintu birahindutse ukijyayo wagiye wumva ko urukundo rwawe ruzaguma rukagutegereza rukihanganira wenda icyo kigeragezo ugiyemo cyangwa wumva guzasohoka byararangiye ni ukuvuga ngo ubu ngubu ngiye gutyo mbona ariko njya gufungwa nafunzwe bwa mbere ngiye mu rukundo yego nari mfite umufiance dukundana numva n'undi muntu wanandukanya nawe yego usibye n'abandi bantu bavuga ngo wanandukanya nawe n'ababyeyi banjye y'ababyeyi cyangwa ababyeyi biwe numva gace cyadutandukanye yego nari mfite urukundo nawe rwameze nka Rwashake na Rose rurenze Rwashake na Rose ko rwara amateka Nyamirambo yose baratuzi Muhima yose baratuzi umuntu twakundanaga biteye ubwoba ni umuntu twakundanaga ku buryo nanjye niyumvishaga ko dushobora no gutandukana yego narafunzwe njyana urukundo numva umukobwa agihari ndi na burigade nanjye nagera muri gereza nkuru kuko kunyitaho kanzanira ibyo kurya kaza kansuza umeze ute ngavuga ati uyu mugore wanjye wahazaza yego ndafungwa ndetse nkora n'uburoko numva umukobwa agihari ariko aho nsohokeye naraje turakomezanya
yego gusa sinzi ukuntu abakobwa hari bameze abakobwa umuntu wavuze ngo ni nka tap and go hari mbona ngiye kunjya atarabeshye ukozaho n'undi agakozaho akagenda cyane ko nimba nkora ibitangaza kano kanya byanjye ku mukobwa mbikoraho ntibazakubeshye nakuva impande akakujya impande akakuva impande nibura nk'amezi 2 hari undi muntu uzakora ibirenze ibyo wowe wamukoreraga yego kandi kwibagirwa kw'abakobwa ntabwo bitwara ibyumweru birenze 2 nabyo ni byinshi ahari ndumva naba nkabishe gusa ngiye bitewe n'uko ukunda twakundanaga nabonaga ari umuntu utazibagirwa nyine birenze ibintu nagiye mukorera yego kuko tuvuge nimba narakoraga ikiyede akabura telefone nta munsi wacagaho namuguriye telefone kandi deja iwacu twaburaye nta nkweto nzima mfite yego petit frère afite ibibazo byinshi inzu utishyuye ariko nkita ku mukobwa ariko ntibyamubujije kuba yansega deja kunsigamo kwiwe yaragiye mera nk'umuntu uhungabanye depression ndayigira yego ariko icyo nkubwiye cyo ku urukundo ni ikintu bisaba kugira ngo ururabo iyo rwuhiriye rumera neza yego ariko n'amazi ahari ruruma yego niko byo nago rero namugiye kure ndetse nzana n'ikintu mfite haboneka bashaka kumubya n'abashaka kumuha yego aragenda ariko urukundo ntibazakubeshye urukundo ni ikintu bisaba kugira ngo kigume impande ucyuhirire umwe nyine ubwire umukobwa amagambo meza umwe nyine umuhe icyo ashaka kuko utakimuha abandi bazamutwara no kubyanyendekeye yego urukundo rwanjye rero rurangira gutyo ndamubura nyuma yaho nza kuza kubona uwunkwiye yego ubu ndubatse ndi umugabo ufite umwana umwe naje kugira urugo rukomeye bituma rero nabwira abantu tungana cyangwa se bato kuri njyewe cyangwa se bakuru kuri njyewe ko ibintu byose tubyakira uko biri cyangwa uko bije yego kuko ntabwo ubuze ko Imana we gutwara wowe uri munsi y'Imana Imana niyo ikugenera ibikwiye kandi nayo ikugenera ibigushoboye n'ibyo uzabasha gucamo Imana niyo yakwikoreza umutwe utabasha kwikorera rero icyo kintu nabwira abantu tunga cyangwa bankuriye ko byose dukora tubiharira Imana mu maboko yawe. Yes, muri make ushatse kutubwira ko ubu ngubu uwa mbere yaragiye bariya bajya bavuga ngo iyo aza kuba uwanjye ari kugumana nanjye sibyo nimba uwa mbere yaragiye ariko Uwiteka hari urundi rukundo yari yarakugeneye uvuye muri hariya muri kasho kandi muri aka kanya nirwo muri kumwe cyane hari nk'ikintu njya numva abajene bavuga cyangwa abakobwa benshi bagenderaho akavuga ngo yes urabona muri aka kanya sibyo wenda urebye look ntabwo mvuze ngo wenda wihimbaze sibyo ariko muri aka kanya uri umusore w'inzobe uri boga uko nge ndi kukubona sibyo ewana nyine hari uburyo inkumi zireba umusore zareba hari nk'abo njya numva ku masocial media ukumva baravuze ngo nge ngo ntabwo nkunda ngo umusore w'inzobe ngo kuba umusore w'inzobe ngo ntiyakora ikiyede ngo usanga ari wa muntu urakubitamo agasitire ke agatambara ku muhanda uri kumva ati ntashobora gukora aka kazi gasuzuguritse bita fucking job ariko wowe numvishe umbwira ko wakoraga n'ikiyede kugira ngo urukundo rwa mbere wari ufite urugumane sibyo ariko ngo urwo ntabwo rwitaye kuri ibyo bintu hari ikintu ntekereza ni nk'iki ubona ni ukubera iki umukobwa ushobora kubujya kure y'umusore adashobora kwihangana abona bibonyeho n'umwe nabonye ko Pamela yaremeye ategereza The Ben wayi noneho abandi badashaka kuba kwihangana koko ngategereza uwo musore ubundi ubona yaramukundaga cyangwa yamukundiraga ibyo afite urakoze ubundi sindagira amahirwe yo kwambuka kino gihugu yego ngo njye hanze yacyo ariko wenda nzi byinshi mu gihugu cyacu yego ko ku myaka irenga 27 mfite cyangwa se irengaho hari byinshi maze kubona yego ndetse hari na byinshi nabashije kumva bitewe nuko ntega amatwi abankuriye yego muri uru Rwanda harimo ubwoko bwinshi bw'abakobwa hari umukobwa mushobora gukundana akurikiye ukusa yego kavuga ati ubwo uriya musore asa kuriya yes nitugendana mu muhanda cyangwa se ndi kumwe nawe ndandi feri nawe yego nyambara n'ikintu mfite
hari umukobwa ushobora kuza agasanga ku isura ndi mubi fizikale ndi mubi ariko mfite amafaranga yego kavuga ati uriya musore nubwo ari mubi ariko azaba cyose nzakenera azakima. Hari n'umukobwa ugukunda uko uri. Yego. Ibyo ni ibintu bitatu. Yaba ukennye, yaba ukize, yaba usa neza, yaba usa nabi. Gukunda uko uri. Yego. Rero aba bakobwa n'abantu bajya muri batatu batandukanye. Icyo ngiye nakubwiraho nahuye n'umukobwa ufite bimwe muri ibyo ngibyo. Yego. Ari nayo n'ubungubu twavugaho. Nshaka n'undi muntu ufite kimwe muri ibyo ngibyo nawe tukiri kumwe. Yego. Abo ngabo n'abantu babiri agiye mbona batandukanye. Yego. Nidukundana iwanyu wabo umukobwa batifite nanjye nifite ariko ndi mwiza. Umukobwa atari cyo kintu akeneye kuba ndi mwiza, akeneye ikizamvamo kugira ngo mwiteho. Akakibura. Yego. Uwo nguwo nakabuza azagenda. Yego. Hari n'umukobwa uzaza ukuri ari nawe ngubu nshaka kuvuga wenda umugore wanjye. Azafata ukuri ukusa yaba ukennye yaba ukize mukagumana. Strago zose muzacanamo mukazicanamo muri kumwe. Ubone umugore wanjye ndi kuvuga kano kanya turi kumwe. Yego. Rero kuba umukobwa yakujya akibagirwa byose wagiye umusiga nuko afite bimwe muri bya nahoze mubwira bitatu. Cyo kuvuga ngo uri mwiza ariko nta mafaranga ufite. Wowe ngo bakeneye iki? Amafaranga aricyo cyitwa income zikusohokamo. Yego. Yakira we ku giti cyiwe. Iyo utazifite rero wowe ngo waragenda. Yego. Noneho uwo madamu wanjye ndi kukubwira atandukanye nawe we aza nta kintu ufite. Agakurikira uko umeze n'urukundo rukamwavansa mufitanye. Akareba uko famiye yawe imeze akavuga ati kuko kuri iri kose turakunda byose tuzabigeranaho. Ari byo nshimira Imana n'ubu ngubu madamu wanjye yankundeye ko nkora byose. Yaba ikiyede ndagikora. Yego. Yaba kuvomera abantu nabavomera tukabaho. Yego. Yaba kumesera abantu nabyo nabikora nuko abenshi atinya kwima bitewe n'ukuntu mfite isura buri Imana ihisha kwinshi. Igihisha kwinshi. Imana yagerageje kumisha mu bukene bwanjye imisura igaragara ko ndi umuntu ufite icyo mfite. Ariko n'ubu ngubu ntacyo nyigaya ndashima Imana. Rero abo bose nkubwiye n'abakobwa batandukanye ushobora kubana cyangwa se nimubane mu bundi buryo. Yego. Gusa ngiye ngusobanurira. Abo bose n'abajya batandukanye nahoze nguga kuva kare. Yes, Imana yagize neza iguha umufasha ugukunda nawo ukuntu uri kumuvuga. Ndabyumva neza uramukunda pe. Cyane. Pe. Cyane pe. Mba navuga gute se? Uramukunda byanyabyo bitewe n'uburyo uri proud ye yo kumuvuga. Ndumva ko ashakuba yarakwakiriye ukuri nawe ukamwakira ukari. Cyane. Nyine hari nk'ikintu nshaka noneho kuvugaho muri akanya. Urabona umusore w'inzobe bogari abakobwa hano hanze ndabizi bakunda abasore bameze gutyo. Uri kumva? Hari nk'umukinnyi w'umufootballer narenzi mujya gusa sinzi nimba Emery Bayisenga umuzi. Ndamuzi. Ubona mutajya kugirana amagashusho gakeya kandi ukuntu abakobwa bamukunda. Sarije hari abakwibeshagaho cyane cyangwa se tuvuge nandi mu muntu kuvuga cyane. Ande wo muntu sa yego. Andi mu muntu kandi warakunditse akunzwe n'abakobwa cyane. Arakunditse none sasa ushyizeho dread yego ukajya muri muzike bashaka kugira ngo nduri muri umuntu wandi bu muntu cyane. Yego waje kusikiviki turashoboka. Ubundi nk'urwo rugendo nk'iyo ntambara y'abakobwa yo wayirwanyije gute kugira ngo yirinde kuko urumva no ku myaka 27 yego wahise ushaka madame ni zihe mbaraga wahise ukura muri ibyo bintu kugira ngo ubashe kurwana izo ntambara wabigenje ute? urakoze. Yego. Nje nahoze kuva kare ndi kuvuga twebwe ubwacu dukora ibyo dukwiye gukora. Yego. Cyangwa se ibyo twakwiye kuba twakora. Ariko nyuma ya cyangwa hejuru yacu hari rurema. Yego. Hari ndiho. Yego. Nshobora kwiruka mu bakobwa nkabirukangamo. Yego. Ariko atari guyanjye. Yego. Nshobora gukora kuvuga ati ngiye kwiha intego
nkunda uriya mukobwa paka dushakanye yego ariko Imana itashaka ntabwo byashoboka yego ikintu nakoze ngewe ni kimwe rero ubu ndeba ukuntu narababajwe mu rukundo yego ariko mu kubabazwa hari icyo byansigiye yego byansigiye experience yego ndumva mfite aba ex bagera muri 6 yego ariko iyo ugiye wumva amagambo y'abantu hano hanze kubwira ko umusore w'inzobe yego akenshi bakunda gufata nk'abantu b'imbwa cyangwa se bacana inyuma batemera gutunga umukobwa umwe yego ariko njye suko nari neye warazaga tugakundana twatandukana ukagenda ngashaka undi yego ukaza tugakundana uri wa kabiri abona bidakunda cyangwa nabona bidakunda tugatandukana nkazana undi yego ariko abo bose siko babibona abari tubona hanze yego siko babibona avuga turiya musore n'ubundi ukuntu asa ubundi ntago wamwigerereza ntago tungura umwe urabona wowe uri umuntu cyo gutunga uriya muhungu usakuriye yego nacyo ngundi uriya mugore wanjye babimubwiye inshuro nyinshi ariko bashije kubyihanganira yego tugumya kubana agumya kunkomeza nanjye mu bimande ndamushyigikira yego ari natandukanye nako gose twagiye duhura nakunze abakobwa benshi kandi bamurusha ubwiza ariko badashoboye kubaka yego cyangwa bashobora kuba njye nawe twakubakana wenda bubatse ahandi ariko njye ntabwo twashobora kuba twakubakana yego rero madamu wanjye njye yambereye mwiza kubarusha ariko we physically ubabonye ubona ko atari mwiza kurusha abo bose twagiye tubana yego bisaba gufata umwanzuro n'icyemezo gikakaye avuga ati reka mese kamwe nshake akabona nagiye ngira nyuma yose cyangwa hahise hose nkirengagiza yego mbashe kuba nagira umugore umwe kandi nkore inshingano zo wa muntu nakubwiraga w'umugabo ari we gereza agiye inkora umugabo nyawe bituma nanjye ngomba kuba nafata inshingano zanjye nkaba umugabo. Yes, tukaba twari twicaye imbere ya kamera za Mozemax Empire. Turagushimiye kuba kwemera kwitabira utumire bwacu. Yego yego, namwe murakoze. Ni by'agaciro kukwakira kuri Mozemax Empire. Yego yego, ubwo turi kumwe n'ikindi gihe tugukeneye twakubwira. Yego, sawa sawa. Abadukurikiye murakoze, mufollowing, comment, kuko aba bateye intege mu rugendo. murakoze. Sawa sawa.